tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe zitarondoreka. Data, tugushimiye ko kuri uyu munsi wongeye kutwemerera kugira ngo tuboneke muri iyi studio, twamamaze urukundo rwawe, twamamaze imbabazi zawe. Abafite ubwoba, abafite umutima ihagaze, Data bashira ubwoba, baririmba imbabazi zawe. Nta kindi kituzinduye muri iki gitondo, no kuvuga urukundo rwawe, no kuvuga ineza yawe, no kuvuga imbabazi zawe. Ni wowe Mana yonyine yasanze umuntu, Data ushobora byose. Ni wowe Mana yonyine yakunze umuntu ukemera kwitanga kubw'ubugingo bwe. Tugushimiye urukundo rwawe rero, tugushimiye ineza yawe watugiriye, kandi iyo neza ntabwo tuzayiceceka, ahubwo tuzayibwira amahanga, tuzayibwira abantu ko dushobojwe, kuko amahoro watanze, amahoro waduhaye, amahoro twakiriye, twifuza ko nta numwe wasigara atayakiriye. Nkuko ijambo ryawe ritubwira yuko Data utegereza ko abantu bose bizera bakamenya ukuri. Natwe rero turagushimye, dufashanye n'abatwumva, kandi ibyiza byose wateguriye kuri uyu munsi biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turasuhuje bavandimwe, muduteze amatwi muri aka kanya, tubabwira ngo Imana irabakunda. Numva ari ryo jambo mbyukanye muri iki gitondo. Imana irabakunda. Aho waba uri, yego, aho waba uri hose muri aka kanya, turagira ngo tukubwire ngo Imana iragukunda. Amen. Niba ubishidikanyaho, ushobora kuza kutubwira kuri wa murongo, ukandika na message. Narabwiye ngo akenshi iyo mwanditse message na mbere, ninzajya njya tujya gusoza, tuzajya tuyisoma. Telefone ni yayindi, kanyivuge noneho mbere, ni 07837013. Niyo telefone ushobora kwandikaho message, cyangwa ukaza guhamagara igihe tuza gutangira umwanya wo guhamagara. Ariko tukubwire ngo Imana iragukunda. God, ndumva iryo jambo rinjemo. Imana, abantu duteze amatwi, Imana irabakunda. Amen. Ngaho suhuza. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ni mwene so Gadi. Mbifuriza umunsi mwiza w'icyumweru. Impamvu mwita umunsi mwiza nuko kuri uyu munsi hakozwe igikorwa cyiza. Hakozwe igikorwa cyiza gishimangira, kigaragaza, cyemeza ko Imana igukunda. Hariho inkuru nziza yazanywe n'umugore. Urukundo tuvuga haraho Imana yarugaragaje ku cyumweru cyane. Tushaka gutuma nkunda n'uyu munsi rero. Uyu munsi genda gukunda kubi. Uwa mbere w'isabato. Uwa mbere w'isabato haje inkuru nziza. Ivuga ngo Yesu yazutse. Ikimenyetso simusiga kigaragaza ko Imana igukunda. Uwo yazuye yari yabanje kumuhindura igitambo, gikuraho icyaha cyawe. Iramubabaza, iramushenjagura. Uko wakagenjwe wowe, niko yagenjuho. Niba Bibiliya ivuga ngo yaramushenjaguye, yaramubabaje, nukuvuga ngo ibyo niwe yagombaga kubikorera wowe. Ni igihe yagombaga kubabaza, ni igihe yagombaga gushenjagura. Igihano kimpesha amahoro cyagombaga kugwa kuri jye. Gukiranirwa kwanjye kwagombaga kunshenjagura, ari yibikoze. Kwa ufite akaga. Rero kugira ngo Imana imbwire ngo Gadi, hamwe n'ukumeze gutyo, ubwo nawo wishire izina ryawe, hamwe n'ukumeze gutyo, ngomba kukugirira gutyo. Dore mbigushije cyangwa mbishize ku mwana wanjye. Niwe ndi bubabaze, niwe ndi bushenjagure, niwe ndi bushireho igihano kiguhesha amahoro. Ibyo wari ubikwiriye wowe. Nari mbikwiriye.
mbese nari nkwiye kuvuga nka cya gisambo ku musaraba, ibyo ibitubayeho twari tubikwiriye, ariko uyu nta cyaha yaramaze kugira. ubwo rero ikinyereka yuko Imana inkunda nuko yamugenje gutyo, noneho kugira ngo mbone umusaruro uturutse kuri urwo rukundo Imana inyeretse, yaramuzuye. Amen. Imuzura rero ninjiranye nawe mu bwiza. Ngicyo kimenyetso simusiga kinyereka yuko Imana inkunda. Uribuka ijambo marayika yabwiye Aburahamu agiye kumanura icyuma yice atambe Isaka. Yamubwiye ngo sigaho Aburahamu, ubu noneho menye yuko unyubaha kandi unkunda. Niko natwe rero iyo turebye ku musaraba, Imana irimo gutamba umwana wayo, natwe turavuga nka marayika ngo mana turamenye kudukunda. Amen. Iyo tubonye Yesu kumusaraba, Imana irimo kumutamba. Ariko mujye mutinda kuri iri jambo kumushenjagura, muri bukukuntu igitambo bakigenzaga ku gicaniro. Ntabwo bafataga ngo bakuyeho umutwe ngo bahite bagenda batereke ku gicaniro. Reka barabagaga, bakabaga bagakuraho uruhu. Urumva niba ukuguru gufatanye n'aka gace ko hasi bagakatamo kabiri, urumva bagashira ku gicaniro ari bipande ibice. Iyo rero biriva ngo Imana yaramushenjaguye, nuko yamugenje Kristo. Imubanza kwanza imunyuza mu gikari kwa Pilato. Akubita mukiruza ngo akubita izimbwa yaboneye ku mugezi. Urumva muri uko gukubitwa kwe ubuhanuzi butubwira iki? Ngo twabaga turimo gukira indwara zacu mu mibyimba ye. Urumva ngo uruzi ko muri Zaburi bavuga ngo nabashaga no kubara amagufa yanjye. Mwindi vugo yagiye ku musaraba hariya ku mugongo, nta nyama zihari. Tekereza rero kuri cya giti bamushizeho, ntabwo babanje kugisena kugira ngo yenda niyegekaho wa mugongo bakuyeho inyama hagubwe atababara. Mwindi vugo umugongo wari umaze kuba amagufa ku buryo na magufa yakoranaga n'igiti. Urabibona? Nuko ngo yikoreye wa musaraba nta nyama afite kubera gukubitwa. Biri kavuga ngo mu mibyimba ye, imibyimba ye niyadukirisha. Amen. Urabona? Noneho avuye aho ngaho ameze gutyo ku musaraba ntushobora kuvuga, yahavugiye amagambo 7. Mwindi vugo yaravugishijwe. Hari Pilato ntacyo yavuze, ariko hari kubera umubabaro. Ndanyotewe Mana yanjye kuko ndetse amagambo ugasanga n'amagambo y'umunyamibabaro arimo gutaka. Rero uko niko gushenjagurwa. Imana rero aho ngaho iyo turimo kubibona mu mwuka turavuga ngo mana turamenye kudukunza. Amen. Mwabyumvise impamvu God yarari masobanura kundu uyu munsi wa mbere w'isabato iki cyumweru, kandi ubwo God yanabasuhuzaga. Ntabwo narangije mwakirinda mu kanyo ya God. Dufite undi muvandimwe nawe egera mikrofone, niba ukomereza kunsuhuzanyo ya God kuko nawe nari namaze kubona ko wayinjiyemo, dusuhuze nawe uko umwuka kuyobora. Haleluya. Amen. Bene wacu yarimo kuvuga ku mbere w'isabato. Hari bene wacu bajya bavuga ngo isabato niba ngo umunsi w'umunezero, isabato nziza, umunsi w'umunezero. Nta kintu kiryohera nkuko ngewe iminsi yose yabaye isabato. Amen. Ntakigira umunsi umwe w'isabato yose isigara isabato, kuko isabato naje kumenya ko atari umunsi ahubwo ari umuntu. Isabato si umunsi n'umuntu. Bavandimwe muduteze amatwi, natanze nimero sibyo kwari 07837071 isabato si umunsi ahubwo n'umuntu, kandi uwo ari muri nge nanjye ndi muri. Oh my God. Ubu turahorana.
ahantu hose ngiye tuba turi kumwe, so ntago mfite ikibazo cy'iminsi uyibamo. nta minsi y'imiruho ngo ngire n'undi w'ikiruhuko, iminsi yose mba ndi mu kiruhuko. Inimero nabahaye niyo kwandika message, ntago ari yo guhamagara. Barahamagara ari uko tubivuze. Batangiye guhamagara. Oya bandike message. Bandike message. Wenda bizi nabo bararyohewe ubwo. Turi mu kiruhuko rero. Nta minsi yo kuruha ubu gifite. Oya. Ngo uruhuke kuwa karindwi. Nduhuke kuwa karindwi. Oya. Ahubwo wagiye mu kiruhuko. Ubu mpora mu kiruhuko. Iminsi yose mba nduhutse, mba nguwe neza, mba ndimo ndirimba, mba ndimo ndamya, mba mfite amahoro, mba mfite umunezero mwinshi. Imigezi y'amazi y'ubugingo ihora utemba mu nda yanjye. So ndi mwene so Samuel Mugisha, Pastor Sam niko abenshi banyita. Nari maze iminsi ntaboneka hano muri aya materaniro y'abera, ariko ngira ubuntu butangaje uyu munsi nyarimo. Kandi koko ndaruhutse, nari nsanzwe nduhutse naho narindi sinarindushye, ariko kuruhukana na bene so biryoha cyane. Turaza kugira ibihe byiza rero. Ugira ngo birarenga twabigezemo ho. Twabigezemo. Ariko God uraruhutse. Ndaruhutse gusa ahubwo mba mu buruhukiro. Haleluya. haraho abantu bamenyereye mu buruhukiro, ariko mu buruhukiro kimwe mwita morgue mu gifaransa. Ariko ya naruhutse, ariko ya ega n'ubundi natwe twarapfuye. Nase naruhuka gute ntarapfa? Haleluya. Narapfuye mba mu buruhukiro. Ariko ubwo mvugo ntijimisha abantu barabyumvise. Reka nkubwire. Reka nkubwire. Turabizi kukora abatarapfa. Reka je mbivuge, ahubwo ni navyo naje mbwira mutari. Bivuga ibyo hazo. Yewe navutse ndi umuyisilamu. Sibyo? Navutse ndi umuyisilamu. Ari naho ushaka kugira ngo birarangira mvuga buga buruhukira Imana yinjiyemo. Aho yaruhutse imirimo yayo yose bitandukanye n'ubu buruhukiro bw'isabato, kuko uburuhukiro bw'isabato burangira saa 12. Sibyo? Ubundi ugasubira mu mirimo. Nyamara Imana iruhuka ntabwo yasubiye mu mirimo, yaruhutse byiteka. Kogade ubu abantu baracyari mu bishushanyo koko cyane. Reka rero nkubwire impamvu giye mvuga ko narapfuye ubu ndi mu buruhukiro. Urabibona? Navutse ndi umuyisilamu. Urumva? Witwa Twaha. Nitwa Twaha. Niko bakwise. Yego. Urumva? Nkora imirimo, hari imirimo. Urumva dufite ibitabo. Reka mbikubwire. Mufite ibitabo muri Islamu se? Hariho Qur'an. Twajya mu racyariyo. Hariho twari dufite ibitabo. Twari dufite ibitabo. Yahise neza. Twari dufite igitabo cyitwa Qur'an. Icyo kirimo sharia. Nikivangiye. Ni sharia. Harimo iki nukuvuga ngo mpamagariwe gusohoza ibyanditswe muri icyo gitabo ntakuyemo na kimwe. Nitinya no kumbwira yewe wavutse uri umuyisilamu. Sange ntuzayimbaza iyo kabisa. Nitinya kumbwira ngo birashoboka ijana ku ijana ko ujya muri Gehinomu uramutse utasohoje iyo. Ku buryo bo mu gihe cy'intumwa barababwira ngo umuntu utazajya no gufatanya n'intumwa kujya kurwana intambara na gatifu umuriro uramutegereje hariya. Urumva muri kiriya gihe urumva rero nari mpamagariwe gusohoza ibiri mu gitabo cyose za sharia izo. Hari ikindi gitabo cyitwa hadithi. Icyo kirimo imvugo z'intumwa yagendaga avuga asobanura Qur'an mu buryo burambuye. Ibyo nabyo ngomba kubyubahiriza uko biri. Hari icya gatatu cyitwa Sunna. Kirimo imigenzo n'imico ya Muhammad ngomba kubahiriza kugira ngo mbone imigisha. My God. Ibyo rero ubisohoje bikaba bihwanye no kuzinjira mu ijuru. Urumva?
ese ko numva ntaho bitaniye se n'ibya Mose birenze ibya Mose. Hari n'amategeko yitwa fikri, kuko abazi kubara bavuga ko ngo ayo Mose yari yarahawe ay'Abisirayeli bafite yari 600 n'andi. umva uzi yuko naragerageje nge natangiye kwiriza ubusa muri Islam ufite imyaka 13. Uzi yuko rimwe nigeze kurota nubahiriza ibyo nsenga. Ubwo urimo uratubwira umuruho. Urumva nsenga, uzi yuko narose nimwe mbaza Imana nsanga sinzi impamvu nabonye sa nkaho ndi mu isanduku nicaye mbona umusaza ku ruhande w'umuzungu ufite ibyanwa by'umweru mu mutwe wanjye ngo n'Imana ndayibaza none ndajya mu ijuru ngo ati wapi ntabwo uri bujyemo. Urimo uratubwira umuruho. Tutubwire uburyo ibyo bintu byari umuruho. Ndashaka kuburyo nuko we nubararuhiye cyane muri Islam. Yego buriya Samu nawe abatekereza undi muruho yumva yigeze kuruha. Utubwire ngasari ariko mu mutima ukumva ntunyuzwe kandi ukumva ko n'Imana nayo ntinyuzwe. Urumva noneho hirya y'ibyo n'ibyaha ngabikora. Urumva urenze kuri ya mategeko yose arimaho bikarangira uvuga ngo iri juru munazarijyamo gute ko mu bigaragara binaniranye. Hamwe nkora ibyiza n'amategeko nkayubahiriza, ariko ngo ibyiza iyo bigiye hejuru hasi ibyiza bikaremera. Nta Muyisilamu ubona iminzani, nta Muyisilamu ukubwira ko iminzani y'ubuziranenge urayibona. Yego iyo ukize ikintu kiremereye hano birazamuka. So ubwo rero iyo ukoze ibyiza byinshi bikajya hasi, Imana izadelibera. Nta deliberation izaba ihari. Umunzani w'ibibi ugiye hejuru, bya byiza byo kuvuga ngo nta gaciro bigifite. Niko mwizeraga, niko twizeraga. Niyo mpamvu hari imvugo ivuga ngo ubwiza umuyisilamu wese uzajya mu ijuru arakubwira ngo inshallah Imana nibishaka. Ntabwo bazi ko yabishatse. Imana nibishaka. Inshallah burya bivuga ngo Imana nibishaka. Imana nibishaka. Uyu munsi tubwiye ko yabishatse. Kuko baravuga ngo hagati y'ijuru, sibyo? Hagati y'ijuru hejuru muri Gehinomu hazaba akagozi karutwa ubunini n'uyu mugozi winjira mu rushinge. Kazaba hejuru. Buri Muyisilamu wese azakanyura hejuru. Umuntu rero utarasenze gatanu ku munsi n'ibindi bikorwa nakanyuraho azagwamo. Kitwa siratwa. Urumva noneho ngo Umuyisilamu wazaba wujuje swara n'ibindi byose ngo azakanyuramo nk'inkuba aba yambutse. Aho rero niyo bafata avuga ngo rero umubashe uzajya mu ijuru. Ati inshallah. Tubwira rero ngo hanyuma uwo muruhura wukira. Cyewe nageze aho numva biya bintu ntibishoboka. Sasa gupfa navuga ngo narapfuye kera narapfuye. Nuko ibyiringiro byanjye urabibona bitakiri kuri ibyo. Ahubwo wari upfuye. Aho nari mpfuye. Ibyiringiro byawe ntabwo biri muri ibyo. Rero umukiza yaranzuriye kuko wabihereye aho wavugiye ngo uri mu buruhukiro. Yego kandi uba mu ruhukiro n'uwapfuye. Icyo cyarapfuye. Ubu rero nduhukiye muri bwa buruhukiro butari ubw'umunsi ari umuntu. Haleluya. Urumva sasa aho narinjiye muri cya kiruhuko Imana yinjiyemo irangije imirimo yayo. Amen. Icyo kiruhuko rero ntabwo ari ikingiki cy'umunsi Imana yinjiyemo, kuko yavuze ngo yinjiye mu buruhukiro iruhuka imirimo yayo yose. N'indi vugo ntabwo yongeye gukora. Nyamara iyi y'umunsi isabato igaruka ntabwo ari y'Imana. Iyi ni kingi. Sizi ko mwumvise point yanjye. Yego. Isabato usohokamo. Ubu ngubu umunsi wabo wa mbere si uyu munsi. Yego. Ubu wagiye ku kazi. Ariko se Imana yinjira muri ubwo buruhukiro
umunsi ukurikiraho yaragiye gukora wapi mu yindi mvugo rero yaruhutse imirimo yayo yose. Reka rero nkubwire sase ubwo buruhukiro Imana yinjiyemo umwanditsi w'abari bavuga ni bwa buruhukiro bwatangiranye n'umuzuko. Haleluya. Yakoze ryari Yesu uhereye Getsemani ukageza ku musaraba Imana yararimo kurema. Ku munsi wa mbere w'icyumweru Imana irangije imirimo yayo yose izuye Kristo mu bapfuye. Kuko birivuga ngo mumenye n'imbaraga zayo zitagira akagero izo iha twebwe abizeye, izo yakoreye muri Kristo Yesu igira gute imuzura. Kandi nta urumva gukoresha imbaraga nukuvuga ngo uri mu murimo. Ubwo rero yari irimo kuzura Kristo, yari irimo gukora umurimo wa nyuma irangije kuwukora. No seulement yo yararuhutse, yabwiye n'umwana wayo ngo ngwino wicare iburyo bwanjye nawe uruhuke. Natwe abizera ngo ituzurana nawe itwicaranya nawe. Haleluya. Mu kiruhuko. Amen. Ngo abinjira ubu rero ngo abizeye ngo nabo ngo binjira muri ubwo buruhukiro ubw'Imana yinjiyemo. Haleluya. Glory be to God. Ubu uraruhutse pastor, nanjye ndaruhutse. Glory be to God. Pastor Gadi abashe kamba bwire Gadi rwose yabatangiriye hasi ababwira umuruho yari afite kugira ngo abageze ku kiruhuko. Pastor wewe ushoye kuba utarinjira no mu musigiti wewe wari urushye kuko nawe uri nkanjye. Okay, wenda wewe wawugiyemo ariko njyewe nawo nagiye ikirenge cya uretse kubuca ku ruhande ahangaha amanuka hano kwa Makuza munyuraho yego, ariko sindakandagiza mu kirenge. Wenda ngiye wavuga uti ngiye nari nduhutse wewe rurushiki ko twumvisha imiruho ya Gadi. Nawe ngo haye umwanya Gadi nawe yitonde noneho ubu nawe tubwire. Njyewe nta musigiti nigeze ninjiramo, n'ikindi gitangaje kandi byarikoze nta ruhare rwanjye rwabayemo, nta nshuti y'umusiramu nigeze ngira. Ibi umuhungu y'umukobwa nta muntu numwe twagize tugira ibintu duhuriramo rwose biduhuza mu buryo butinda umuyisilamu. Nta namakuru menshi mfite kuri Isilamu. Wowe turi kimwe. Buriya yararimo avuga Korani, hadithi, suna, ibyo bintu byose mbyumviye. Hari nakandi yavuze kakane nibagiwe. Twebwe rero ubwo twavuga tuti we wavutse uruhutse. Abantu bakajya mu muruhu bahariye. Reka nkubwire. Hari umurongo mu kanya wari urimo mbwira uvuga iby'inenewi. Buri idini yose nimbi. Idini yose nimbi. Nimbivuga okay. Iyo navuke mu ngiye nkunda kuvuga ibintu byanjye mu buryo buri open, ntihagire umuntu ukomereka. Ntihagire ukomereka. Navukiye mu idini ryitwa ADEPR. Uravuka neza ariho usanga ababyeyi bari. Mama wanje yabakijijwe muri 73. Namushyinguye ejo bundi mu byumweru nka 2 bishize. Batanze ubuhamya nanjye ubwanjye ndizwa n'ubuhamya. Narijwe nuko nago narijijwe nuko yapfuye. Kuko njyewe buri ikintu kibabaza cyane, ntekereza ko kibabaje cyane ari umwana wahambye umubyeyi. Ari umubyeyi ahambye umwana. Numva birababaje cyane kuruta biragatsindwa cyane noneho we yaranakuze yari mu myaka 80. So icyandije ni ubuhamya bwiza bamutangiye kuva 73 mu itorero ryitwa ADEPR. Hanyuma ndivukiramo muri 85 ari mazemo imyaka. Mpera muri Sunday school. Ariko ikintu gitangaje njya mbivuga nta ciye ku ruhande. Umuruho navukiyemo haraho Dawidi avuga ngo dore naremanywe gukiranirwa. Ngo mu byaha nimo mama yambyariye. Aho ngaho niwe njyewe nanjye nuko byagenze. Iyo ugize amahirwe ro kamenya icyo kuwavuremanywe gukiranirwa yego komeza ne kuguca mu ijambo. Hanyuma mba muri Sunday school, mba muri korari y'abana, ndagenda mbi ibintu n'ibindi ndushye kandi cyane. Igihe kiragera mba umuntu mukuru,
ndavuga nti ADPR irambangamira igira amategeko menshi kandi koko yari menshi kuko ndibuka ko kera bigeze kumpagarika muri korari banza ko namanukanye n'umwana w'umukobwa twaririmbanaga mu saa 12 dutahanye gusa mumanukana muti nta numwe wagiye hakurya y'umuhanda oya ntago twari dufatanya gatoki barampagarika ngo bambonanye n'umukobwa bwije my god so ntangira kuryanga rero numva rirambangamiye kuko numvaga nari narenganye n'ubundi ntaga no byumvaga gusa nako byari imeze kuko umukobwa ntitwari inshuti twari tuvuye ahantu hamwe dutaha mu cyerekezo kimwe bari bakandagiye isabato ngo umuntu aratubonana nuko sinzi n'uwareze nagiye kumva bampagarika baravuga bati saa 12 ntabwo ari kumwe n'umukobwa wisha ubuhamya nuko ndaryanga rero ndivamo njya muri ringiri abantu bamwe babyita cyacu zose ni cyacu ariko amacaci y'inzaduka njya muri cyaci y'inzaduka nkagira ngo ngiye kuruhuka kumbe naho mvuye mu murohongeye mu wundi ntari taradutse humura ibintu byose byaradutse byose kabyara ejo bundi nijiye mu isabato itariki 8 z'ukwezi kwa 4 mu 2020 naratangiriye muri Sunday School mba muri korari njya mu rubyiruko nayoboye worship team nabaye president w'urubyiruko nabaye umuvuga butumwa ngeraho mba umupasteri usutswa amavuta ntangira church mba representare gare wayo ibintu sinjya ntinya kubivuga mba founder urumva reka nkubwire ibyo nari nari fondateri ndi representare gare ndi senior pastor ariko ndushye kuruha kwanjye rero ntago kwa rukundi nuko ntari ntaramenya igisabato gadi yaramaze gusobanura neza cyama abantu bakava mu madini bakajya mu isabato icyo cyifuzo umva abantu bajya basengera ibyifuzo icyo ngicyo nicyo cyifuzo kituzana buri cyumweru icyamba abantu batwumva bakava mu idini bakajya mu isabato yego komeza nkunda kuvuga aka kantu mujye mwihangana mbisubiremo kenshi kuko niwe njyewe najyaga ngira ikibazo gikomeye haje umuvuga butumwa nabitaga inshanutsi y'umuvuga butumwa akaza ati ni bande bajya mu ijuru Yesu aje nonaha kubera ibyo bititire byose nakubwiye nari maze kwirundumuriraho namanikaga mbere ariko mu mutima ukuboko kukajya hejuru umutima ukarushaho kujya hasi no kunyereka ibintu byatuma ntagenda so nari ntaramenya ikintu cyitwa gutsindishirizwa ndushye cyane hanyuma ariko nawe byumve kuba ujyana ahantu ujyana abantu ahantu utazi kuzagerayo kuba urimo kubwira abantu ibintu wowe udashobora gukora hari akantu buri ukomejeho ariko njye numvaga ushaka kukamaraho nk'icyumweru ngo nari ntaramenya ikintu cyitwa gutsindishirizwa nari ntaramenya gutsindishirizwa ukaba representare gare fondateur senior pastor evangeliste missionnaire diakone utazi gutsindishirizwa utaramenya gutsindishirizwa bikamuhwanira n'umuruho bavandimwe iki kintu mu gice nawe uduteza amatwi muri aka kanya wumve ko umuruho ufite nuko utaramenya gutsindishirizwa basengera ubugingo nuko utaramenya gusengeye ngiye ntabyo ntasengeye nasengeye umwuka wera nanga kuwuzura nasengeye ubugingo nanga kubuhabwa ya la icyifuzo uko abanyamasengesho baho hantu iyo bahuye icyifuzo cyo gusengera ubugingo ntikibura n'abavuga butumwa barabibwiriza akavuga ati ibindi byose mubireke Samu nta gushidikanya yuko Imana ifite gahunda ku bantu nukuri muvandi muduteza amatwi representare gare urushye ukeneye isabato representare gare erega ukeneye isabato none se ubungubu abantu ejo basenze sibyo isabato yabo yarangiye nimugoroba ntago bafite representare gare cyane ntibafite na regio babita intara na regio ariko representare gare ntago mufata nk'umuntu ukomeye ngiye umuntu nubashye
ni founder kuko nge natangiye ndumwe n'umugore wanjye wa kabiri tuba babiri tuba batatu tuba batanu uriya muntu arakomeye hari urusengero wari warubatije izina anointed worshipers. Reka rero ngaho ukomeza kugira ngo uze kugera hamwe Gadi nawe yageze ku kiruhuko. Ngewe ndimo ndasoza buriya wowe nk'umuyobozi w'ikiganiro uze kutubwira igikurikira ariko warumbajije iby'umuntu ariko aho twahagurukiye Imana iragukunda naho turimo turaganisha naho nawe yagusanze akomeza. Ndashaka kukubwira uburyo naruhutse rero muri iyo miruho yose ndi representant ndi founder ndi senior pastor byose ariko ntafite assurance y'ubugingo buhoraho ntangira kugira ikindi kibazo gikomeye cyane ntangira kubura ibyo kubwiriza nkajya numva numye nkunda kubivuga kenshi ahantu nakoraga umurimo ntago nge izo nsengero ntago zari mu Rwanda noneho nasanze bafite umuco w'uko senior pastor n'ubundi abwiriza ibihe byose abandi babwiriza adahari wari ahantu udavuga nanjye rero ninjira muri icyo kintu uko nabisanze nanjye nuko nagiye agomba kubwiriza yumye buri munsi ngera igihe nduma neza numva bya bintu noneho ntangiye kubihaga kandi agatutu ugomba kukabonekaho ni senior pastor ngomba kukabonekaho ariko ntago nkifite ibyo gutanga icyambere kandi ndashobora kuhacika urakwikora gute oya harananga uri babwire ko wumye ntibishoboka gute se ikintu cya mbere harimo akantu yego cya kabiri niwe fondateur nese wahacika shazi kuvuga ngo kwakwepa ugomba kuhaza byanga uko nta buryo bwo gukwepa ubwo uzi igihe nagiraga amahirwe nkakwepa ni igihe nabaga mfite impamvu zatumye nza gusura umuryango nta cyangwa mfite ubundi butumwe hano hariya nkakwepa noneho iyo nabaga naje nka hano ubwo byabaga byoroshye nabwirizaga mu byo nigeze kubwiriza kera nanditse ahantu nkabona abantu barishimye bazamuye udutebe bakomye amashyi ariko noneho iwanjye ibyo ngibyo urumva ntiwabihoramo so numva umuruho noneho ubaye mwinshi buriya abakiristo bafite imiruho pe ariko abayobozi babo bafite imiruho myinshi barushye double ubivuze neza kuko iyo ni experience yanjye bwite noneho muri uko kuruha ntangira kujya nshakisha ibyo nigishije kera muri agenda urumva ubifite nkagerageza gusubiramo nabyo bigera igihe numva biranze nkavuga iki kintu se ko umaze kukivuga kabiri ntangira kujya nshakisha ku maradiyo mu byigisho by'abandi YouTube niyo nari nkiyimenya ntangira kujya ku ma YouTube ariko nkomeza ngenda ndushaho kuma noneho numva ndapfuye umva umuruho nihana gahunda yo gukwepa ariko aho ngaho n'ubundi buhamya nzatanga ikindi gihe noneho muri uko gutangira kumva abandi bantu nibwo natangiye kumva abantu binjiye mu isabato kwizera kuzanwa no kumva abavandi wowe uduteze amatwi aka kanya urahirwa niyo mpamvu n'iki kiganiro nukibona sibyo ukaba wacyumvise ujye uhamagara umuntu uti ko saa 1:10 ku cyumweru hari abagabo bakugezeho ibikuruhura yego so ntangiye kumva abandi bantu binjiye mu kiruhuko numva ntago ari byo numva simbyizeye ariko mbaye interese nkomeza kujya mbyumva kenshi nangira gusakinga noneho n'ababivuga mu kinyarwanda nabo nsanga babaho erega nuko nguko ubutumwa bwinjiye finally itariki 8 z'ukwezi kwa 4 turi muri covid insengero zifunze noneho ubutumwa bwiza nari maze kumva noneho ndabwizera nuzura na wa mwuka wera nahoze mvuga wakira ko watsindishije cyane ngero nahagumye rwose wakira ko watsindishije menya ko imirimo yanjye nta na kimwe ishobora kuntabaraho menya neza ko n'amategeko ntago Imana yigeze yaduhigira ngo tuyubahirize yose ari ya 613 buri ari ya 613 agabanijemo ibice bitatu hari ari 10 yitwa ko ari ay'Imana isezerano hari ayandi ari ya rero 613 buriya harimo ayo bita ngo ibyo ugomba gukora
hakabamo n'ayandi y'ibyo utagomba gukora 248 nibyo abantu babaga basabwa gukora 365 nibyo abantu batagomba gukora negative laws cyangwa things you must not do 365 kuko burya icyaha ni ugukora ikibuzanyijwe cyangwa kudakora igitegetswe. thank you. Icyo nicyo cyaha. noneho ayo yose menya ko nta na rimwe ryaje intego ari ukugira ngo turyubahirize cyane cyane ari 10 y'Imana reka rero nivugirayo yabanje kwandikisha n'urutoki rwayo muri Ezekiel ho yareruye avuga iti nayabahaye kugira ngo mbahindure ingegera mumenye yuko ari njye Uwiteka. ariko ingegera n'umuntu ki numeruze singegera ni iki nta wabutukanye sibyo ni voyou mbese nanjye mva ndabisobanuye sibyo ni ukuvuga ngo uraho nta cyerekezo sibyo mbese ni ukuvuga ngo nayabaye kugira ngo bibacange nibibacanga noneho sibyo mbone nze mbicangure. oya ni uko nguko ni nicyo naringiye kuvuga bamaze kukivuga menya neza ko itayaduhaye igambiriye kugira ngo tuyubahirize yayaduhaye ishaka kutwerekayo standari yayo yo gukiranuka nicyo yari igamije yo shaka kwiyereka umuntu imubwire ngo njyewe nduyu nkunda ibi nanga ibi hanyuma wowe urashaka gusa nanjye ntabwo yaduhegera ngo tuyubahirize njyewe uyu niwe ndiwe njye ndashaka ko usa nanjye ariko ndabizi ko ntabwo wabishobora iyaduha igamije kugira ngo nitubona tudashobora kuyubahiriza iyaha umuntu yego kugira ngo uyu muntu ananirwe noneho ayisaba ubuntu ayisaba kugutsindishirizwa turimo kuvuga yerekeze umutima kuri yo avuga ati gihe ibi bintu ntabwo nabishobora ayamanike Imana yashaka ko tuyamanika nk'ingabo yatsinzwe ku rugamba ko burya Imana z'umuntu reka none yanamwiremeye yabiti ntabanje kumuha ngo ananirwe azahora buri gihe atekereza ko yashobora kandi urabona ukurikije amategeko n'amategeko koko agaragaza uko umuntu nyawe kuko ayo mategeko ntabwo arayima iyo mvuze ntabwo arayimana nabwo abantu bari bunyumve nabi ariko mukuri ntabwo ari amategeko y'Imana kuko mu ijuru ntabwo bazi gusambana ntabwo bazi kwiba ntabwo bazi kwica uzi yuko na Satani nawe mu byaha byamumanuye nta na kimwe cyo muri ayo mategeko 10 cyari kirimo nta na kimwe urumva rero Satani nawe ayo mategeko ya kimuntu nawe ntabwo ayazi kuko ntashobora gusambana ntafite umubiri urayibona ntashobora kuzanyishurwa rikomeye bandanye urumva na Adamu nawe mu cyaha cyamukuye muri Edeni nta na kimwe kiri muri ayo mategeko 10 wende vuga ubu muntu bwe ntabwo bwari buzi ibyo ayo mategeko rero nubona yuko abo bahawe amategeko kugira ngo nabo nibayubahiriza ntibabe abanyamwuka byibuze baba abantu mundi vuko rero kuba Imana yarabahaye kugira ngo ibabwira ngo aya ya kimuntu apana yanje aya yanyu ya kimuntu ubashije kuyahagararamo neza basi ndakwita umukiranutsi ubashije kuyahagararamo neza ndakwita umukiranutsi mwindi vugo mu maso yanjye uzabuwanye na wa muntu naremye muri Edeni uzabuwanye nawe bivuga ngo rero mukuri uwo muntu yahabwa ntabwo yarakira umuntu sizi ko mwumva igitekerezo cyanjye ntabwo ndacyumva neza ariko komeza ndaza kumvira ni ukuvuga ngo niba Imana imubwiye ngo ntugasambane sibyo mu gihe umuntu original hariya ntabwo yarazi gusambana icyo ari cyo Adamu ntabwo yarazi gusambana sasa uyazi gusambana niwumva yuko udashobora kumwita umuntu kuko umuntu nyawe ntabwo azi gusambana nabyumvishe urabibona sasa Imana rero yababwiye ngo sa nimumvira amategeko basi nzabita abantu basi muri vugo ntabwo muri abantu muri kindi kintu ntazi
we yababujije ibibarimo. Kandi ibyo bibarimo Adamu we ntabwo yari abizi kuko n'icyaha yakoze naho gihuriye n'icyo. None se uyu muntu uzi gusambana, uzi kuramya ibishushanyo, uzi kwiba no kwica, wamwita nde mu gihe uw'Imana yise umuntu ibyo atarabizi? uhise unyibutsa umurongo tuzi muri Mariko 7:21 haravuga ngo kuko imitima y'abantu havamo imigambi mibi nicyo kivamo guheheta no gusambana yego kwiba no kwica kwifuza kubi no kugira nabi uburiganya n'ibyisoni nke ijisho ribi n'ibitutsi ubwibone n'ubupfu ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Noneho uyu niwe muntu nibyo bimurimo none namubwiye ngo ntuzabikore niwe muntu wangiritse umuntu waguye foreign man sasa uyu imurimo none Imana irimo kumubwira ngo ntubikore niyo mategeko imushyiriye. Umva ibyo bibaho ni nko kubwira imbwa ngo nturye inyama. Wenda sinzi aho ntubyuye aho ngaho reka mvuge ngo uwo ni wo muntu nyuma yo kuva muri Edeni. Umuntu waguye ni twebwe tumwita umuntu ariko ujye kubaza Imana umuntu ntabwo yakubwiye. Reka basi mvuge nkoresha imvugo burya mu mwaka wa 6 cyangwa wa 4 nibwo Imana yavuze ko havutse umuntu mu isi wavukiye mu kiraro cy'inka. Buriya kiriya gihe noneho ubajije Imana mu isi hari abantu bangahe yari kukubwira nka ba bene wacu hari umuntu umwe. Sinzi ko muvyo ushatse kuvuga. Bibiri ivuga Adamu wa mbere n'uwa nyuma. Nuva kuko Adamu amaze gucumura ku Mana umuntu yari amaze gupfa. Ndi vugo ireba mu isi ireba mu isi nta muntu yabonaga. Vuga uwo mperuka no wundi utaruzi ikiza yarapfuye n'ikibi yarapfuye. Kibazo nibi kiganiro tuzaseramo twavuga iyo mirongo yose muri mo kuvuga kuko si ibyanye muri mo kwivuga. Bireba mu isi Imana ngireba mu isi iri hejuru ibura umuntu numwe. Ahantu twabyumvishe yego ngo yarebye mu isi buri umuntu. Noneho niho gada ari mu kuvugira yego ati cyagihe rero avutse burya mu kiraro niwe mwana avuga ngo mbonye umuntu noneho mu isi. Wibajije mu isi hari abantu bangahe yakubwira ngo hari umuntu wow ni uri kuko uwo ni utazi cyiza ntamenye n'ikibi utigeze kumenya icyaha. Urumva nibwo imavuga ngo mbonye umuntu iramuhame ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ngaho mbwira undi muntu Imana yigize ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Kandi yarebye kabura numwe urumva rero amategeko buriya Imana yayabahaye kugira ngo bereke ko ofete baribesha ntabwo ari abantu. Urumva rero ahantu cyagihe nagumye sibyo ni ku ijambo rivuga oya ngegera zo naziretse avuze yashakira ko batari abantu ahubwo ari ingegera. Ikintu nagumye ku ijambo ryitwa gutsindishirizwa kuko buriya nabonye ahantu ikiruhuko cyatangiriye kuko buriya ahantu pasiteri yavuze ati rero nari ntaramenya nari ntarahishurirwa gutsindishirizwa. Bavandimwe rero kankubwire simbizi wenda namwe bijya bibabaho hari ikintu kikuryohera nkeneye ko narwo rukundo buri ikintu kikuryoheye ukavuga uti gati ahangaha mfite ibintu biryoshye hano hantu haba harimo urukundo burya uko iyo uhamagaye umuntu wonyine biryoshye ugiye kumuhaho kandi urukundo twabonye ko rutanga. Ntabwo rero dushobora guhisha abantu iki kintu cyaturyoheye. Iki kintu pasiteri yamaze imyaka ni ingahe yose ariko ko bigarutse se kuri wa muntu waguye ku butunzi sibyo yagwa yahishurirwa kugutsindishirizwa kavuga ati nsuje umuntu twita ngo singa wakati uteka wakati simba wo sibyo simba wakati aho hantu rero dushinza agati ngo shinga aho hantu dusinza agati ntabwo aho hantu tuba turetse kuhava
gutsindishirizwa kuko hatsindishirizwa uwatsinze ikindi watsinzwe kandi uwatsinzwe nawe uretse kuvuga umva akeneye undi muntu harimo igikorwa ngo ngirira nari ngirira simbizi Kinyarwanda icyoneza mvugo niba ari icyoneza mvugo ngo hatsindishirizwa uwatsinzwe kandi hakaba hari undi muntu apare ku ruhande uri buze gukora icyo gikorwa kuko icyo gihe byaba bibaye kwitsindishiriza ariko wavuze ngo umaze gusobanukirwa gutsindishirizwa ni ukuvuga ngo wowe katubyite gutabarwa gutabarwa hatabarwa umuntu uri mu byago kandi mwese uko mwabivuze uko ngewe ubwanjye sinabutanze uko mwabivuze gadi yagaragaje umuruho yari afite nawe wagaragaje umuruho wari ufite hagaragara uza kugukura mu muruho araguterura agushyira mu isabato ubu uratsindishirijwe cyane urazi Bibiliya iravuga ngo icyo kintu ubutaha muzakibaga urazi Bibiliya ntabwo nshaka ko turashaka kugiha abantu mu mirwi si byo byo gutera imirwi abantu bagasobanukirwa urabona Bibiliya iravuga ngo kugira ngo muri we tube gukiranuka apana tuba abakiranutsi tube gukiranuka kw'Imana rebona ni ukuvuga ngo imiterere y'Imana niyo miterere yacu kandi koko Yesu yaravuze ngo Paulo yaravuze ngo nuko rero uwifatanya n'umwami abahindutse umwuka umwe n'umwami uwo mwami niwe gukiranuka kw'Imana mu bufatanye rero nawe tuba natwe duhindutse gukiranuka kw'Imana uko rero niko cyitwa gutsindishirizwa ni ukuvuga nta munsi n'umwe Imana izigera ibona ko wowe uri umunyabyaha cyangwa uri icyaha kuko nibitekereza gutyo ubwayo nayo izaba yiyise umunyabyaha kubera iki kuko yakwise gukiranuka kwayo sisi ko icyo kintu cyumva ariko na Yesu yavuze ati ninde uzarega uwagutsindishirije niwe usubiye inyuma akakurega nawe aba yitsindishije kuko yakwise gukiranuka kwe impamvu ahantu rero ngewe numva hafite uburemere buteye ubwoba niho nanjye nageze ndaruhuka niho gadi yageze araruhuka niho samu yageze araruhuka nawe uduteze amatwi niba ufite ikindi kiruhuko wakuye ahandi hantu ejo uzaruha tu ejo tuzaguhuta ejo tuzahura imiruho ikwishe kuko ntiwafashe icyiteka haleluya ushobora kuba ufite igishushanyo kandi ngo nk'uko Imana yaruhutse imaze kurangiza imirimo yayo yose irangiye ni ukuvuga ngo na samu nawe cyangwa se na gadi cyangwa na berinari umaze kubona ko nothing you can do nta kintu wakora ubwo imirimo yari ikurangiranye mwene data Paulo nk'uko uvuze ko waruhutse nkaruhuka gada karuhuka umwise neza kabisa umwise neza mwene data Paulo ako kantu araho yageze nawe umuruho yari yararushye ariko arangije atubwira nawe atanga ubuhamya nk'uko njye na gadi tumaze kubutanga we ntiwabutanze neza aravuga ngo yavuze ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagera akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu kubw'uwo nahombye ibyanjye byose iyo avuze ibyanjye byose abantu batekereza ko avuze amazu n'amamodoka ibi bintu byose dukora tubyita byiza kumva ko bishobora kutwemeza Imana ko dushobora kubikora Imana ikavuga iti muranyemeje Samu uranyemeje noneho ubu ngubu unyeganyeje intebe yanjye ibyo nibyo Paulo yahombye yabitekereje ko ari amase kugira ngo barayubashye ubundi nariya nyine n'amazira ntoki hanyuma hepfo aravuga ngo kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko yayandi twavuze
imana yaduhaye atari ukugira ngo tuyubahirize. Pawulo ngo yarageragezaga, burya ngo yarageragezaga. Njyewe ntabwo wari kubonaga icyo umushinga. yavuze ngo ku bijyanye n'amategeko nari inyangamugayo. I was blameless. Njyewe rero blameless abantu babyumve nuvuga ngo nta muntu wabasha guhagarara hariya ngo agire icyo anshinja, ngo agire ikintu anshinja. Ariko ni nako yabwiye abatambi imbere ya Agripa ngo icyo murababaza ingeso zanjye kuva mbere mu buto bwanjye, hagira undega kabisa. Icyo nacyo agitekereje nk'amazirantoki. Yego, ntago ari ikintu cyo kwirata. Noneho reba Pawulo uwe yari blameless. Njyewe Sam nari nkifata amafaranga y'amaturo nkayakoresha ibyo batayatangiye. Yego, wewe wari ufite n'ibikurega. Pawulo we nta n'icyamuregaga, ariko Imana njyeho nari mbifi. uzi ko sobanukiwe rya jambo bivuga ngo ngo umutima w'umuntu ninde wawumenya, ngo ariko jya Uwiteka nijya urondora imitima n'impyiko. Buriya rero Pawulo yarondowe n'Imana kuko mu bigaragara nta wabasha kumushinja. Imana yonyine niyo yabashaga kumwemeza ko ari umutindi wo. Noneho njyewe usibye nanjye kwirega na secretary cyangwa treasurer yari buvuga atari ko pastor kuko baranamusinyishaga. Ubwo mvuze kimwe, ntabwo mvuze byose, mvuze ibyo mu rusengero nibwo twavugaga. Mbese wowe wari ufite n'ibikurega uretse n'uwo wari udafite. Usibye no kwirega ubwanjye hari n'abakurega ku umuntu wahagarara akanjyana mu nama bakambonaho umugayo. Nari nyifite guhagarara nkaba nagore ku murongo runaka nkabigisha uburyo ki bashobora gutanga, ariko mbizi neza ko nawugoretse. Nkatanga n'ubuhamya buri fake bw'abantu batanze bagahabwa, buri fake n'ihimbi. So Pawulo waravuga ati jewe ku bijyanye no gukiranuka kuzanwa n'amategeko ntacyo wari bundege, atari ko ibyo byose maze kubona Kristo nkabona gukiranuka kwa kundi wari umaze kuvuga ko ari amategeko nta nubwo arahima. Kuko Gadi yavuze neza, aravuga ati ubundi se ko mu ijuru badasamba na saa yayo nayaca abantu. Pawulo amaze kubona ubwiza bw'Imana, amaze gukiranuka kw'Imana, amaze guhishurwa Kristo abonye yuko isi, aravuga ati ibyo byose nabibonye nk'amase. Ngo yaravuze ngo kandi mboneke ko ndi muri ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Haleluya. Bavandimwe rero, abaduteza amatwi bari mu kiruhuko, ndabizi neza yuko mwishimye no kuturusha. Mwishimye no kuturusha. Mbese hari nk'ahantu mu kuvuga ati ariko natwe uwatugeza muri studio sibyo, twebwe tukanabyina. Uwo ni umunezero, ni umunezero tutazahisha, kandi ni umunezero ubikiwe abantu bose. Abantu bose miliyari 8 zirenga zituye isi, ubikiwe abantu bose. Twebwe ntabwo turi nka babandi, ntabwo Imana ifite ahantu hato sibyo. Yesu yavuze ati mu rugo rwa data hari amazu, cyakora yaba adahari. Ahantu bavuga ngo yagiye kudutegurira. Mbabwiye ko ngiye kubategura, ariko hari amazu. Urumva ntabwo yagiye kudutegurira aho tuzaba. Nibutse umuruho w'amadini. Ndavuze mu rugo rwa data hari amazu, yaba adahari cyakora mbabwiye ko ngiye kuyategura. So arahari rero. Bavandimwe muduteze amatwi, turimo turagana ku musozo, ariko mbabwire ngo umuruho amasaha, sinzi impamvu yiruka kabisa. Umwanzi w'ibihe ni amasaha, ariko mbabwire ngo uyu munezero wowe uduteze amatwi, turakwifuriza yuko Imana yagukora ku mboni z'imitima ukabona kurushye, kandi ndabizi ko ubutaha uzaduhamagara uti buriya nanjye nakiriye ikiruhuko. Hari abantu mu kanya ndabaha baduhamagare, ariko nabasezeranyije message
sibyo icyo twari turimo tuvuga sibyo ni ugutsindishirizwa kutwinjiza mu kiruhuko iki rero iyi ya introduction kambabwiza ukuri ya introduction iki kintu ahantu mwageze buri wese ngo buri wese ngo hagomba gusobanuka ariko uzi kubaho ubizi neza ko Yesu aje wagenda nta gushidikanya nta bwoba ngo ubwo nahuye n'umukozi w'Imana ngo ndambike araho nigeze guha ubuhamya bw'ubyo nigeze kuva mu Gatsata icyo gihe nari ntuye mu Gatsata ngera mu mujyi nimo ndirimba kuri moto nkumirije biryoshye cyane uza akavuyo ka Nyabugogo hariya imodoka zihaba navuga nti mpfuye ni wacu ngiye kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru rimo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu mukiza niwe mucyo urumva aho ngendera muri sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri iryo sabato ari we muntu twavuze niwe turimo ni nawe tugenderamo haleluya reka mbabaze uramubabura batubwira ngo imaze kurangiza imirimo yayo yinjiye mu buruhukiro bo bibiri kavuga ngo ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro kandi umwanditsi agapresiza ubw'Imana yinjiye nayo imaze kuruhuka ntago twinjira ntifite aho yinjiye ngo natwe twinjira nayo naho nyine ntabwo ifite uburuhukiro bwayo natwe tugira ubwacu twinjiye mu buruhukiro bumwe gade nabo niba mwanyumvise neza ubwo buruhukiro ninde n'umuntu windi vugo kuko navuze ngo ni introduction windi vugo Imana iri muri Kristo natwe turi muri Kristo duhuriye mu buruhukiro bumwe urakoze cyane navuze ngo ni introduction ni intangiriro sibyo ariko ari akantu k'ukuntu waririmbaga kuri moto kari akantu rero sasa maze kuruhuka maze kumenya ko nduhutse ibyo kuvuga ngo motari ngo araza gukatira umuntu ngo imodoka ngira muhirika ibyo ntago byabayeho ibyo nkubwira ni ukuri arabona abahaye ubuhamya urabizi yego navuye mu Gatsata Kanyonyomba nicaye kuri moto abantu bo ngubu uretse ko nanaruhutse no mu mutima no kuruhuka kureba aho motari akatana byo ndabiretse narasinziriye narahumirije ntabwo ubwo gusinzira burya biva mu bwonko narahumirije ndangije ngenda ndirimba zaburi nayo ngiye gusengera hariya kwa Ndamage hafi na Tedemire narahageze motari numvisha ahagaze ndavana ngo turahageze ariko umunezero nari mfite muri Nyabugogo hariya imodoka motari akata hagati y'imodoka avuga nti igusya akazi nakazi kawe sibyo ngiye naratashye urumva uwo munyenga ntawe mbwiye ngo azabikore ariko nararyohewe icyo gihe nakubwiraga rero ko umuruho twakize ikiruhuko twagiyemo ni kiteka reka nsome message z'abantu hanyuma abantu baduhamagare ariko mbabwira ngo ni intangiriro turimo ahantu abagabo baruhukiye tuzaruhuka namwe muduteze amatwi mwese tuzaruhuka ari uko abantu bose binjiye mu buruhukiro ubyumve bivuze ngo nituba tutakibasha wenda kuvuga imvi zarabaye uruyenzi muzamenye ko ubwo nta kundi ariko Imana ifite uko ibigenza nayo izaba yahagurukije abandi sibyo kandi n'ubu barahari bose ubutumwa bwiza nuko abantu binjira mu gihe nibwo tuzaba tugeze heza dushaje reka nsome iyi message kuko iminota 10 ndayiha abantu bahamagare uyu yanditse ngo Uwiteka agusasire ukuboko k'ubugwaneza akorose ishuka y'amahoro agupfumbatisha imbabazi n'urukundo ubyukire muri dushe y'amazi y'ubugingo aguhanaguze isume yo gukiranuka maze winjire mu migisha yaguteguriye Imana ibane nawe ibitotsi byiza iyo message iri personal oya none se ko yanditse saa moya
ni boneri ndamuzi wo mu burasirazuba ubwo ni uko umunezero yamuhase ngo mwaramutse neza ikaze kuri mwe mu materaniro Samu turamwakiriye Yesu aduhane umugisha uwo nguwo ni izina yarishyizeho ni Alphonse uwo nguwo hanyuma dusuje na Felicien wo kuruhuha nawe ni umukunzi w'ubutumwa bwiza akaba n'umuterankunga wabwo kambyongereho icyo ngicyo avuga ati iri jambo ngiye ndi kuruhuha ntabwo nabona uko rigera ku bantu njye sinabona uko mpagera ariko hari icyo nakora rikagera ku bantu n'abandi barumvise Felicien wo kuruhuha ndamusuje cyane uyu nawe ati amahoro bavandimwe Imana ishimwe yaturuhuye iby'iteka buri wese avuze umuruho yari yararushye byaba topic ndende gusa Imana yarakoze ndumva Pastor Samu duhuje umuruho pe uyu ni mama Juliette nawe n'umukunzi w'ubutumwa bwiza akaba n'umuterankunga wabo ibyo ntabwo nzandeka kubivuga hari abantu bafite impano yo kuvuga ubutumwa bwiza mu bundi buryo mu bundi buryo kandi Imana ijya ibagasanira muri byose kugasanira sinzi ngo ndikize ibaho imigisha muri byose noneho uyu ngo yavuze ati kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro haleluya uyu ni Musafiri wo ku Rweru nabo turabasuhuje undi aravuze ati pasiteri tumuhorane iyi message we nta nubwo yivuze ariko ntabwo yivuze ariko aravuze ngo pasiteri tumuhorane izo zari message nagira ngo mbibwire abantu yuko mujye mwandika message turi mu kiganiro uko uryohewe wandike message nzajya sigaza iminota 5 yo kubakira reka twakire telefone rero pase ngo tuguhorane amin ariko nakunze umurongo hano telefone ngira ntabwo iraza aravuga ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana kuko winjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye kuko Imana yaruhutse yayo awo murongo rero Abaheburayo 9:10 bavarimo duteze amatwi ubu noneho ku cyumweru gitaha sibyo uwo murongo niwo tuzaheraho uruhutse imirimo ya nkuko Imana yaruhutse niko nawe abaruhutse nkuko Imana yaruhutse niko nawe abaruhutse Acha ashaka kuvuga cyangwa tubiki avuze ngo nuko kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana bubikiwe abantu b'Imana reka netabe Elia yahamagaye cyane allo amahoro waramutse neza Elia turashima Imana kubw'ikiruhuko twicayemo pe ubwo abantu ariko buri hari akantu bakuyemo cyane kumva yuko abantu bayoborwa n'amategeko Imana itabaza gira icyo uvugaho atari abantu koko ibyo rero nibyo umuntu aba arimo kubwira abantu kabwa ati buri umuntu Imana yaremye ntagaza amategeko bakanga kumva kuko n'amategeko buriya niyo mpamvu umuntu ababwira ati ntago yatanzwe n'Imana yiza gutanga amategeko yiza kuba ariyo yayatanze ntabwo yaranditse ku bisate by'amabuye uko byatumye yandikwa ku bisate by'amabuye yego ni uko umutima wabo wari umeze nk'urutare ugeze imbere ati nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye ubasha kumva ibyanjye ubu rero ni ibi ngibi rero mubyute muvuga ubwo ufite umutima ukomeye wumvaga ko ku mutima hariho amategeko ashatse yarambika hasi noneho umucyo ugahita uza muri we agatangira kumurikirwa na Kristo haleluya ibirenze by'Imana duha umugisha ewana ubwo turaza kuvugana inyuma ya mikoro yego uyu muvandimwe araganira neza uyu ni Elia w'Irwamagana kandi Elia yararuhutse naha ngaha ajya dusura amen allo waramutse neza waramutse yego
nsuhuriza Gadi na Pasiteri. namusuhuje Gadi na Pasiteri. turakumva cyane. Icyo nendaga rero kuvuga, Pasiteri yari arimo abaha ubuhamya bwo mu musigiti, noneho ngewe nabaye mu kiruhuko cy'imihango koko bya nyabyo. Hanyuma rero umwigisha wacu ku isabato akicara mu nguni atwandikira resi kandi ngo turi mu isabato. Abaha resi? Aduha resi y'ibya 10 n'amaturo. Ubwo ni ukuvuga ngo imihango yindi yarakomezaga, ariko hakaba hari umuntu wicaye mu nguni komboka gake gake ukamwegera akatwandikira resi, ariko turi mu cyitwa isabato. Ariko nkamubaze, ni wowe utwihamagariye, hari ituro ngo mwagiraga ngo ryitwa nari ry'ubugingo, ni ituro ry'iki? Twagiragayo bita kuvuka no gushima, inyiturano ayo muri jiya. Ubundi twebwe twaturaga nibura nka 4. Nka 4? Nabura ku isabato. Noneho rero twebwe buriya tukagira, reka mbivuge gutyo, ikintu bita iyozabwonko. Hakaba hari ibitabo ngo bya Elina White. Buriya hari buri dini ryose rigira hari umukurambere waryo, niba ariko nabi. Yego. Hakaba hari ibitabo bita ngo imvura y'itumba, igihe cy'akaga gaheruka. Mbese umuntu w'iwacu wa nyawe kugira ngo umubone koko yaruhutse, yabaga afite imizingo y'igitabo mu gikapu kikingana n'ivarisi by'uruhu. Byahaye uwo nguwo akaba ari we rero ko kuri mu kiruhuko w'umuvenisi koko wa nyawe. Uwo muvandimwe wakoraga amaresi we ntabwo yajyaga mu isabato? Ese yaruhukaga ryari? Yabaga yirimo y'umuhango. Noneho urumva ni nayo mpamvu nyine wa mugani Pasiteri yabivugaga, nubwo Paulo akivuga ko ibyarindamuye byahindutse igihombo kubera kubwo gukurikira Kristo. Ntekereza yuko n'abatarabona ikiruhuko cya nyacyo cyo muri Yesu bashobora kuba akenshi babiterwa no kuvuga ngo ese ndabigenzane. Ariko hari n'ababirimo koko batazi ikiruhuko cya nyacyo, bameze nk'abantu bagendera mu kigare. Kuko umuntu yigeze atubwira ati ariko biratangaje kuba isabato tuyiruhuka nk'umunsi koko witwa ko ari ikiruhuko twashyiriweho n'Imana, ariko Pasiteri nyirizina uwo munsi akawuhemberwa, kuko ntabwo ahemberwa iminsi 20 n'ingahe. Ati kuki wataruhuka? 30. Yego. Mundi vuga aba yakose. Rero kandi umuntu iyo yakoze ukamuhemba, umuhembeye ko yakoze. Umukorera bushake. Yego, ariko ubwo nanjye n'ubuhamya buto nari mbasangije. Ariko ndashimira Imana ko byagenze gutyo. Wenda na bene data n'abashiki bacu hari abagifite icyo kibazo, nabo bazaruhuka. Komerezaho nabo bazaruhuka bya nyabyo, bareke kuva kuruhuka mu miha. Ubwo nari ndimo mbasangiza uburyo ngewe naruhutse umuhango. Ariko koko nkaba ndaho nyuma y'isabato cyangwa nyiri mu bwabyo, nundi nkasohokana umunaniro. Ugataha urushye. Yego, umunaniro w'umubiri. Noneho ariko no mu buryo bw'umwuka, ariko nkatekereza, ariko se ko numva ntaragera ku rugero rukwiriye, nzabigenzane. Kandi ubwo nari nagiye aho hantu rero, bansomeye ijambo rivuga ngo mu bwami bw'Imana umuntu utazaruhuka uwo munsi azitwa igiseswa. Muri Bibiliya ntagatifu. Ndavuga nti karabaye mbaye igiseswa. Kandi ntako ntagira. Ubwo mva muri rimwe njya muri iryo, mpageze naho uburuhukiro ndabubura. Ariko Imana ishimwe ni ukuri, iyo umuntu yageze aho hantu amera nka wa mugore wo mu mudugudu watangaje ko Yesu Kristo yamugezeho. Amen. Haleluya. Murakoze cyane. Urakoze cyane muvandimwe. Yitwa Sixbel. Urakoze cyane. Urumva rero kambabwire. Kereka utaruhutse nibwo wacece ku buruhukiro. Kereka utaruhutse. Ariko bavandimwe muduteze amatwi, tuzi neza yuko dusangiye uyu munezero. Kandi nawe duteze amatwi wumvise
aho umwe yaruhiye ekese ubuse abantu undi nawe ahamagaye ubu ngubu yega imiruho reka nsuhuze kera n'umwe yajya kuri radiyo akavuga ngo arasuhuza umugore we ngo uri aha n'aha nibutse ko madamu yarambwiye ati burya abantu bari ku isi bari mu byiciro bibiri ati ati burya n'ibyiciro hari abarushye n'abaremerewe ati niyo mpamvu Yesu nta kintu cya gatatu yashyizeho abarushe murahari n'abaremewe murahari ibyiciro biri ku isi byansekeje namwe ndakibabwiye yawe museke yambwiye ati ibyiciro biri ku isi ni bibiri Yesu yaravuze ati mwese abarushye n'abaremerewe muzi nta kindi cyiciro wowe nuvuga ngo muze munsange ndabaruhura sibyo urumva yaragiye gushyiraho ikindi cya gatatu cy'abaruhuwe ariko nuvuga ngo eida utari mu kiruhuko sibyo uri rushyira naremerewe uzi ko nanjye nashatse nta kindi ati yari buhamagare bandi yaje ku isi hari abantu babiri sibyo hari umuntu umwe nyine utarurushye yararemerewe niko yambwiye muri iyo sande ati ni abantu babiri mwese abarushye n'abaremerewe umuvandimwe uduteze amatwi rero utari mu kiruhuko urarushye yego cyane kandi ati nta kindi cyiciro kiri aho ngaho kareta we n'uyu muvandimwe alo waramutse alo Felicien uraho turashima Imana turaho hano mu Bugesera rero halo turakumva Felicien halo okay turakumva uratwumva halo oui yego ubuhamya bwo rwose umva turabusangiye biba bihura neza ubuhamya bw'umuntu buba bugenda buhura n'ubwundi urumva Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe niyo mpamvu ubuhamya buhura rero urahura noneho rero ngiye gutanga akagero gatange mu minota mu ishuri gatange mu munota umwe dusigaranye kwiga mu ishuri hari ukuntu batwigishije imikorere y'akantu bita ema mu gifaransa ema rukuruzi akantu gakurura ibyuma noneho hari ukuntu bagafashe barakamanyura bafata uruhande rumwe ngo barugereranya n'umugore urundi barugereranya n'umugabo noneho bafata uruhande rw'umugabo n'urw'umugabo nanone babyegeranya ukabona birasunikana bicengana ubwo njye nkahita mbigeranya na bwa butumwa bwa mbere abantu bumvise bura bwo kwikorogoshera nyine ibitega bitobotse ngo bitabasha no kubika amazi noneho nyuma aho Imana itumurikiye nyine tukumva ubutumwa bwiza noneho byabaye nka rwa ruhande rw'umugore n'umugabo noneho byarabihuzaga bigahita bifatana nyine bigakomezanya ubwo rero mu kanya gatoya mwarimu mumpaye nanjye ni uko ubutumwa bwiza mbugereranya ubutumwa bwiza butsindishijwe n'umuntu kuko kwizera twumvise nyuma hamwe n'ubutumwa bwa mbere twumvaga bujyanye no kwigorogoshorera ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi urakoze Felicien arakoze nubwo asoreje ku iki kintu aravuga ati ubutumwa buriho aravuga ati ubutumwa bwiza twumvishe bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera sibyo ati n'ubundi butumwa tuje aposo namani mwigeze gukorana ikiganiro avuga ati n'ikindi ati sinzi n'ikindi kintu cyari cyo akantu karatse ati nicyo ntazi ati n'ikindi ubutumwa bwiza rero iyo tuvuze ngo ubutumwa n'ubutumwa bwiza bavane duteze amatwi nimujya muri Bibiliya muzasanga ikitwa ubutumwa bwiza nubwo gutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo aho niho uba winjiye mu kiruhuko kandi ongera ngo ibiguhereye ubusa Imana ishimwe cyane reka rero dusoreza aha ngaha bavandimwe abari baduteze amatwi tubabwira ngo iki kiganiro nakagaruka nk'uko twumva tutazasiba hano urumva tutazareka kuvuga ineza y'Imana urukundo rw'Imana uko gutsindishirizwa tuzakugarukaho ubutaha
noneho turebe tuzareba iki se tuzareba iki Imana izaduha icyo gihe tuzareba iki Imana izaduha icyo gihe ariko mwumve ngo tuyifuriza buri muntu wese kuba mu isabato muri iyi Kigali mu mpengero no hanze y'u Rwanda mu isi yose Imana yaje kugira ngo abantu baruhuke nk'uko nayo yaruhutse. Reka tubasezere rero musezera abantu tutahe. Twabanye namwe uyu mwanya utari munini cyane mushobora kubigiramo uruhare ukongerwa. Turabashimiye cyane ko tugize ibihe byiza kandi Bibiliya yavuze ngo haracyari umwanya, haracyari isabato, haracyari uburuhukiro bw'abantu b'Imana. Niba utarinjira mu ruhukiro hawe ikaze, niba warabwinjiyemo komeza uruhuke mu mwami. Ni mwene so Pastor Sam. Uruhukiro bw'abantu b'Imana. Abantu baca karongo. Shalom shalom. Gade nawe aravuze ati shalom shalom. Bayireka mbasigeremo ya ndirimbo dukunda namwe mukunda. Mesiya ukuraho ibyaha yarabonetse n'ukuri.